Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, Nyakubahwa Muyobozi w'Akarere ka Huye, Nyakubahwa Perezida wa JALG, bayobozi mu nzego z'umutekano, amadini n'amatorero n'abikorera, Nyakubahwa Perezida wa Ibuka mu Karere ka Huye, bayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu cyacu n'iz'abikorera turi kumwe muri uyu mugoroba, bana bacu mugize umuryango wa ALG na JALG, nshuti mwese mwaje kwifatanya natwe mu kwibuka imiryango yazimye, muraho neza. Uyu munsi turibuka ku nshuro ya 16 imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyo tuvuga imiryango yazimye, tuba tuvuga imiryango 15,593 imaze kumenyekana uyu munsi, igizwe n'abanyamuryango 68,871, ni ukuvuga umugabo, umugore n'abana babo bose bishwe, ntihagire n'umwe urokoka wo kubara inkuru. Mu bishwe hari harimo n'impinja, kugira ngo icyitwa umututsi gisibangane kandi hatazagira n'urokoka akarwanya ubwicanyi bwakorerwaga Abatutsi. Kubibuka rero, kwibuka iyi miryango yazimye ni igihango, ni icyubahiro, ni ikimenyetso cyo kubasubiza agaciro bambuwe n'abicanyi. Kubibuka kandi ni imwe mu ntambwe ntakuka twiyemeje nk'Abanyarwanda mu rugendo rwacu rw'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa. Nkaba nshimira cyane umuryango wa JALG n'abafatanyabikorwa bawo bakomeje gutegura iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye buri mwaka. Ni umusanzu ku gihugu n'isi muri rusange, kuko kwibuka imiryango yazimye ni kimwe mu ntwari ikomeye mu guhangana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko bigaragaza ko umugambi wo kurimbura Abatutsi wageragejwe kandi ugashyirwa mu bikorwa na leta yariho icyo gihe. Ntabwo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabyutse ngo ibe, nk'uko bivugwa n'abashaka gupfobya amateka yacu, kandi n'abatugejeho ikiganiro mu kanya babigaragaje. Banyamuryango ba JALG na ALG, imyaka 30 irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe na FPR Inkotanyi. Abenshi muri mwe mwari bato. Iyi myaka 30 yari imyaka y'ubudaheranwa, ubutwari bwo kwanga gupfa mugaharanira kubaho kandi neza, nk'uko byari mu ntego za ALG ivuka mu 1996. Uko gutwaza kwanyu kwabaye impano ikomeye, uko gutwaza kwanyu kwabaye impano ikomeye mu kwiyubaka kw'igihugu cyacu. Mwabereye urumuri Abanyarwanda. Uyu munsi iyo turebye uko mwakuze, tukareba uko mwashibutse, uko mwiyubatse, ni ikimenyetso ndakuka cy'uko urumuri koko rwirukana umwijima. Abari bakuru ntabwo twabonaga uko ejo hanyu hazaba hameze, ariko abari bakuru ntabwo twabonaga uko ejo hanyu hazaba hameze, ariko gushyira hamwe kwanyu kwatumye uwo murunga
mutawurekura, igihango mwagiranye n'igihugu muragikomeza. Nubwo imyaka 30 ishize, urugendo ruracyakomeje. Mwateye intambwe itagomba gusubira inyuma na gato. Uyu munsi bamwe muri mwe mumaze kugira abana baruta uko mwanganaga muri cya gihe cya Jenoside, ndetse n'abatarubaka imiryango yabo bwite. Nicyo tubifuriza. Nk'ababyeyi tubifuriza kubyara no guhekera igihugu cyacu, ndetse mukagira n'ingufu zo gukomeza gutanga umusanzu mu guhangana n'abashaka kudusubiza inyuma mu buryo bwose. Iyo twibuka, ntitwabura gushima ingabo za FPR Inkotanyi, ingabo za APR zari ziyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Paul Kagame, zagaragaje ubutwari n'ubwitange mu guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi, ndetse no gukomeza kurinda igihugu. Uyu munsi nyuma y'imyaka 30 tukaba turaho turi. Uyu ni umwanya kandi wo gushima Leta y'Ubumwe kuri gahunda zitandukanye zo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye wari warasenyutse kubera amateka mabi kuva muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubuyobozi bwiza bukaba bwarasubije agaciro umunyarwanda. Ubu bikaba biteye ishema kwitwa umunyarwanda, kandi urugendo rwo kwiyubaka tukaba tukirukomeje. Nk'Abanyarwanda twese hamwe dufatana urunana twomorana ibikomere kugira ngo twongere tuzahure umuryango mugari wari ugiye kuzima. Turwanye ikibi icyo ari cyo cyose, dukomeze kunga ubumwe, tugaruke ku nshingano zacu nk'ababyeyi, dutoza abana bacu, abakiri bato, urubyiruko gukora ibyiza. Tubigisha urukundo nk'indangagaciro ziranga abagize umuryango, tubigisha amateka atagoretse, tubabwize ukuri ku byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, tubatoze gukundana no kugira uruhare mu kubaka u Rwanda rwiza. Mbere yo kugana ku musozo, munyemerere mbasabe kumfasha nk'uko bamwe bamaze kubigarukaho hano bibuka imiryango yazimye. Nanjye ndabasaba kumfasha kuzirikana umuryango wa Rwamajonge Japhet n'umugore we Muhimpundu Tereza n'abana babo 4 aribo Mushimiyimana Innocent, Nyiramahirwe Emima, Mwiseneza Dani na Shimayezu Uraye Neza. Bakaba bari batuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Bigogwe, mu kagari ka Rega. Ndabasaba kandi kumfasha kwibuka umuryango wa Twahirwa David n'umugore we Dukunde Marie Grace twakundaga kwita Gracia, n'abana babo Mutagomwa Adam ndetse n'Intashyo Eva. Javeti n'umuryango we ndetse na Twahirwa David nta n'umwe warokotse muri Jenoside, n'imiryango yabo nta n'umwe warokotse muri Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu 1994. Ariko ntibazazima kuko turiho. Ndiho, baho, tubeho, murakabaho. Dukomeze kwibuka twiyubaka.